Imihigo ni inkingi ikomeye iterambere ry'u Rwanda ryubakiyeho kuva mu myaka irenga 20 ishize. Ni politike ijyana n'ingengo y'imari y'uwo mwaka, hakarebwa uko ibikorwa by'iterambere byasabwe n'abaturage bishyirwa mu bikorwa. Mu mwaka w'imihigo wa 2022-2023 akarere ka Nyagatare nka kamwe muri turindwi tugize intara y'Iburasirazuba kahize imihigo 109. Ni imihigo irimo 28 ijyanye n'iterambere ry'ubukungu, 58 y'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage ndetse na 23 ijyanye n'imiyoborere myiza. Ni imihigo yashyizwe mu bikorwa mu mirenge 14 igize akarere ka Nyagatare. Gasana Stephen uyobora aka karere avuga ko uko imihigo ari 109 yeshejwe ku kigero gishimishije. Dushoje umwaka w'ingengo y'imari y'imihigo tuyishyize mu bikorwa ku kigero cya 98.3%. Kuvuga ko hari 1.7 tutashoboye kugeraho 100%. Duhereye ku iterambere ry'ubukungu, hubatswe umuhanda wa kaburimbo woroheje wa kilometero 38 ariwo Nyagatare Kanyinya Kagitumba, ku buryo ubu bitakiri ngombwa kuzenguruka uva cyangwa ujya mu mujyi wa Nyagatare unyuze Ryabega. Umuhanda wazigedora ubu ngubu hano dufite koperative Kaboko, niyo ihinga muri iki gice cyo hepfo aha. Mbere imyaka kugira ngo dusarure imyaka ijye kugera ku ntuza ku makoperative, uve kuri koperative cyangwa mu giturage hano mu mirimo, byari ingorabahizi. Ariko bazana imodoka nini zigapakinga hano, nyuma y'ukwezi kumwe umusaruro wacu ubu wageze ku isoko. Ahangaho unyuze ahangaho utega moto kugeza ku mafaranga 800 nango 700. Biroroshye ingendo, nko kuva aha ujya Nyagatare hatangwaga amafaranga menshi, ariko ubu yaragabanutse, hatangwaga amafaranga ageze ku 2000. Muri uyu mwaka w'imihigo kandi hubatswe umuhanda wa kaburimbo w'ibirometero birenga gato 11 Ryabega Nyagatare, ndetse n'ibirometero 6 by'imihanda yiyongera kwisanzwe mu mujyi wa Nyagatare. Ibyo ubuyobozi bw'aka karere bwemeza ko bikurura abashoramari. Ibikorwa remezo uko bigenda biza ubona bigenda bikurura abantu. Aho twashyize imihanda mbere ubona abantu ari wari ufite ikibanza kitubatse cyo guturamo, ubona arimo bubaka bahatura. Ari abafite ibindi bikorwa by'iterambere, imishinga, amazu y'ubucuruzi, abantu barakurikira ibikorwa remezo by'imihanda uko bije nabo bakagenda babikora. Ubwo rero birimo biratuma abantu barimo baza kubaka mu mujyi kurusha uko bahubakaga, bigatuma umujyi utera imbere. Hubatswe kandi ikiraro cyo mu kirere gihuza akagari ka Kabare ko mu murenge wa Rwempasha ndetse na ka Cyenjojo. Abaturage bavuga ko mbere kwambuka umugezi uhari byabaga ari ihurizo. Hari hakantu kagati abantu bacagaho bakagwamo buri munsi, ariko kimaje kugeraho abo hakurya baza guhahira hakuno, twese tunyuraho dutuje. Turashimira akarere kabikoze kuko twambukiraga ku giti abantu bakagwamo cyane, ariko kuva ikiraro tukibonye ubu dufite umunezero n'ibyishimo, kuko ducaho baba basaza, baba bakecuru, baba abana, twese tugacaho tukabasha kujya guhaha tukagaruka. Nkaba nshimira cyane Perezida wa Repubulika wadutekerejeho akatugirira icyizere akaduhesha kino kiraro. Binyuze kandi muri gahunda ya VUP hatunganyijwe imihanda migenderano irimo n'uhuza umujyi wa Nyagatare n'akagari ka Rutaraka ko mu murenge wa Nyagatare. Uretse kuba ababonye imirimo mu ikorwa ryawo bariteje imbere, hari n'ibindi bibazo byakemutse. Ni umuhanda twakunze kunyuramo, harimo amazi, harimo kuba n'impanuka nyinshi bitewe yuko utari ukoze neza. Turashimira leta yacu kubera yuko yaduhaye umuhanda, turawukoresha nta kibazo, kuko bunangi yongenda imodoka igacara nkaca hano mba nisanzuye, ntago mbyigana n'abari mu muhanda. Umuhanda ari umuhanda mubi cyane, harimo amabuye, binogo, ariko VUP yaraje rawukora, umuntu asigaye acamo nta kibazo, imodoka ziragenda. Mu minsi ishize nta modoka zacaga amahanga na moto, byabaga ari nk'ikibazo cyane. Ntarakora muri VUP nari mfite ubukene kuko nabaga mu cyiciro cya mbere, noneho ubwo bamaze kutubwira ngo dutangirane no gukora uno muhanda, twabonye agafaranga twiteza imbere. Aho umudamu atagiraga kenda tugura agatenge, tugura inkweto, twigisha abana. Ubu tugiye no kwirihira mituweli bitewe n'uko icyiciro cya mbere baducukije. Muri uyu mwaka w'imihigo ushize kandi ahitwa Nyakigando mu murenge wa Katabagemu hubatswe igikomera cyorohereza abagura n'abagurisha inka.
mu by'ukuri nk'igikomera cyubatse iyo ukigiyemo uba inkawe ifite umutekano nawe ufite nyirayo rwose kuko n'uyigura n'uyirora n'iyo igiye mu zindi ari kubona ko uyishaka kuko ntabwo uri busohoke wayinjiye intende kukwereka tugira amahirwe byakomeza bityo naho bitari bikahagera. Mu bikorwa remezo kandi hubatswe amasoko abiri mato yorohereza abaturage guhaha no kugurisha ibyo bejeje, harimo nk'irya Nyakagarama ndetse n'irya Rwentanga mu murenge wa Matimba. Twakoreraga ahantu habi, imvura yaratunyagiraga tuba mu ivumbi, ariko turashima leta yadutekerejeho ikatwubakirira isoko. Mbonaho mpahira bugufi, n'ucuruza kandi agacuruza igicuruzwa cye neza, atanyagirwa, aticwa n'izuba. Ibyo rero tukaba tubishimira umubyeyi Perezida wa Repubulika. Mu iterambere ry'ubuhinzi hakozwe amaterase ku buso bwa hegitari 102 mu murenge wa Kiyombe, yafashije abahinzi guhinga bakeza. Nta myaka twari twasaruraho, ariko mbere gato ntabwo twahinga kubera ko hari hameze nabi cyane. Nuko rero natwe tubungabunga ibyo bikorwa dukora dufite n'imbaraga, tubishyiramo imbaraga nyinshi, turakora dusa n'abikorera mbese. Ubu ngubu dutegereje umusaruro, ubutaha umusaruro wacu uzagera no ku isoko. Tugiye mu gice kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, hubatswe inzu ababyeyi babyariramo yagutse ku kigo nderabuzima cya Karangazi, ku buryo iyi nzu izafasha ababyeyi kubyara bisanzuye. Ababyeyi baba babyara nka 5 ugasanga tubuze ibitaro byo kuba twaryamaho, bamwe bakanabasezerera batararuhuka kubera ko ibitaro byabaga ari bitoya. Ugasanga rero dufite imbogamizi cyane zo kubyara ahantu hatameze neza. Narebye ibyumba byose by'ikigo ndabuzima batwubakiye, sanga birasobanutse. Maternity usanga ahantu umubyeyi azajya arimo ategereje kubyara, hazajya harura n'umubyeyi wabyaye, azajya akarabira mu nzu, aruhukire ku gitanda cye, kandi usange nyine araruhutse kandi rwose nta kibazo biteye. 80% kandi by'abana bari hagati y'imyaka 3 n'itandatu bajyanwe muri za ECD cyangwa mu ngo mbonezamikurire y'abana bato. Urugero ni nka ECD ya Ryabega mu murenge wa Nyagatare, yubatswe muri uyu mwaka w'imihigo kuri groupe scolaire Ryabega. Ku ngingo y'uburezi kandi hanubatswe ibyumba by'amashuri 12, aho muri école primaire Rutare hubatswe ibyumba by'amashuri 3 byigamo abana b'inshuke. Ibyo ababyeyi bavuga ko byaborohereje. Nyine nawe urareba abana bari gusohoka bagana mu ishuri, abana bacu bararuhutse ntibakigira imvune y'umunaniro, biga hafi. Byari bigoye ahantu bigaga hari kure cyane, byamutwaraga nk'igihe kingana amasaha 2 n'igice. Hubatswe kandi inzu 3 zatujwemo imiryango 6 y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu kagari ka Ryabega. Nkumva itonyanga birangwa, none ndareba nkabona parafu, nasohoka nagera haze nkacana amatara, nkinjira muri dushe, nkinjira muri wese, nkinjira mu gikoni, byose ngenda myasa. Kuko hari aho dukuye hari naho batugeze, ariko uzi umuntu wagwa gusinzira yewe, uzantu yadukuye mu bihuru ya umva ntacyo tubuze hano muri zino nzu. Ese mfite ukuntu nabivuga byarandenze. Umunsi ninjira muri iriya nzu n'ubu sindemera ko ari iyanjye, kuko ndaryama nagera hagati nkumva umupangaje ari mu kunyishuza nyiri inzu ubukode mbere 15,000 buri kwezi. Twaranezerewe, uwo mubyeyi do muhaye n'amashi n'ibindi azabizane. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye kandi borojwe amatungo magufi kugira ngo barusheho kwikura mu bukene. Mu kagari ka Cyabayaga mu murenge wa Nyagatare ni hamwe mu hatuye abahawe ayo matungo. Ubwo natekereje ukuntu nabona ingurube, ariko nayitekereje inshuro nyinshi, ariko mburu ubushobozi bwo kurigeraho. Ariko njye kubona mbona leta dutekereje gutyo, idutekereza baraduhamagaye ku murenge, hari inkunga y'ingurube, ihene, inkoko. Numvise kajemo ingurube nekeje ukuntu nayitekereje, mitamo ingurube cyane shemira leta kuri iki gitekerezo. Nanjye yadutekereje isanga nanjye nayitekereje cyera ko narabuze ubushobozi, ariko cyane shimira leta. Mu mihigo ijyanye no guteza imbere imiyoborere myiza, ku isonga hubatswe urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Nyagatare rujyanye n'igihe, ruzafasha mu kubungabunga amateka. Hanubatswe kandi ibiro by'akagari ka Rubagabaga mu murenge wa Karangazi, bituma bakagana bahabwa serivisi inoze. Ugitifu asigaye twegera, ubundi mbere bagikorera iriya hirya ntabwo twamubonaga cyane, ariko ubu ngubu asigaye hari ku munsi kundi turamubona. Umuntu ikibazo ashaka akakibona, serivisi akayiduha neza nta kibazo.
turashima yuko batwegereje akagari kacu kandi kakaba ari keza. Izindi mbogamizi twari dufite ntago twari dufite interineti, ariko bamaze kutwubakira akagari baje kuduha interineti. Ni ukuvuga ngo ibibazo byose turabikemura bitewe na interineti baduhaye bamaze kutwubakira akagari. Igihugu navuga ngo niko kagari ka mbere kubatse neza. Ni ukuvuga ngo akagari kose harimo ibiro, sosiyete afite ibiro bye, gitifu afite ibiro bye, perezida w'inama njyanama afite ibiro bye, perezida w'abunzi afite ibiro bye. Muri rusange ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko iyi mihigo yeshejwe ku kigero gishimishije, ari nayo mpamvu busaba abaturage kubyaza umusaruro ibyakozwe muri uyu mwaka w'imihigo wa 2022-2023. Turasaba abaturage ko ayo mahirwe aba yabonetse, umuntu ayafata akayabyaza umusaruro, tukabona ubuzima bugenda buhinduka umunsi ku wundi. Ikindi ni ugushaka ibyangombwa bituma nyine nayo mahirwe ashobora kubabyaza umusaruro. Urugero, kuri uyu mwaka twatashye maternité, umwaka ushize twari twuje centre de santé ya Nyagatare, umwaka utaha turimo turateganya kubaka izindi maternité. Hari ibisabwa kugira ngo umuntu yoroherwe no kwivuza, kuba afite mituweli. Ubwo rero ntacyo byamara twujuje ivuriro umuntu ntashobore kwivuza kubera ko adafite ibyangombwa bimworohereza cyangwa bituma ashobora kwivuza. Twasaba rero ko bashaka ibyangombwa bisaba kugira ngo amahirwe agenda aboneka umunsi ku wundi, abagirire akamaro ari nk'iyo mituweli, hanyuma kandi amahirwe rwose bayabyaza umusaruro ubuzima buhinduke.